kuzura kwayo kose ubonerwa muri Yesu. Ariko ngiye mbyumva ubwo ni ukuvuga ngo 2020 ubwo hashize imyaka 5. ariko nyine muri uyu mwaka twari turimo 2014 nyine niwo wandi ubundi byarakakaga bikarekera bikarekera nyine sinanabitindeho ariko uyu mwaka narwaye umutwe ndawurwara uranyica ndawivuza ibi bintu birebire cyane guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka noneho bigeze mu kwa gatatu njya mu mihango ndinda njya mu kwa 11 nkiyirimo byaranze kugenda najya kwivuza umutwe nayo nayibabwira kwa muganga bakavuga ngo katubanze tukuvura imihango ngo ubwo nitera uwo mutwe kandi nayo bakanshisha mu cyuma bakamburamo indwara yaraho numva ngiye gupfa nyine ndiyagiye ariko nkagenda nyine ku buryo twahura ukabona nta kibazo mfite ndi muzima ariko nyine mfite ikibazo gikomeye ubwo nagiye kwa kwivuza hari ibitaro nagiye kwivuza ngo ibitaro byashira abantu imiti ariko nabo bambuzemo indwara imiti ndajyana bose bintu byo gusenga nyine ngiye sinajyaga nanabyitaho ngo mvuge ngo gusenga nabo ati nta byaha nkora birenze numva nyine simbyitaho ibintu byo gusenga ntabwo mara icyumweru numva nyine ndi mu muhamagaro wo gusoma Bibiliya nkazajya nsoma bari kuwasenga ngira umwana dukorana sejo ntiwareka tukajya dusengana uyu munsi karara mu rugo tugasenga n'ejo nkarara iwanyu tugasenga akabyemera bwacya turi bubikore ngo nta mbaraga mfite ndavuga undi ko Fiesta n'inshuti yanjye akabasenga namuhamagaye nkamubwira tukisengera mu mutwe kugiye kuzanyica ndamuhamagaye nta nubwo nzi ko musenga ndabimubwira nyine nubwo namubwiye ngo ndwaye umutwe namubwiye ati ndashaka kujya nsenga rero ndashaka kujya nkuhamagara tugasengana kuri telefone akambwira ngo aya masaha wenda uvuye kwiga ufite umwanya tugasenga barambwiye nyine ngo murasenga ngo mbigusabe ariko nyine umunsi twasenganyeho bwa mbere dusengana waravuze ngo ntikubaho ariko ubereyeho abandi bibere ngo turasenga tumaze gusenga ndavuga ariko Mana ko ntibereyeho ko mbona amakuru mfite abana 2 nishyurira ishuri ntabyaye b'imfubyi nembwa amafaranga 50 nkabishyura 40 pastor akayavuze ngo nukubaho utibereyeho yewe mpamvu yewe mbereyeho abandi uyu mutwe ukaba ugiye kuzanyira ndakomeza mbitekerezaho ubu icyo gihe ntabwo nongeye kuwurwara nararyamye nyine twasenze gutyo mbitekerezaho bucya none umutwe utandiye mpamagara umwana w'inshuti yanjye ko umutwe utigeze undya arabatihoye burira nyine buracya n'icyumweru kirashize umutwe utandiye bimbera igitangaza ahubwo noneho numva nibyo gitangaza wow naho mu Rwanda babwira ati nashyize umutwe ntibabyemerera akavuga ati ubwo ngubwo uzagaruka nk'amagaho kandi narawukize nyine byagenze mba numva narawukize niyo ntango yaragiye usibye we nyine yo namuhamagaye yaragiye yego Imana yaragutabaye n'ukuri nubwo Imana yaranabaye pe nari mfite ubwoba nkavuga noneho nabwira abantu nageze kwa muganga bantumye bantumye inkari nyara amaraso n'abantu bampimye bo muri labo baravuga ngo n'ubwa mbere bino bintu tubibonye umuntu nyara amaraso kandi ibisubizo bikaza nta kintu kirimo ngo nta ndwara ufite ukuvuga ngo ano materaniro yacu dukora rwose wayahamiriza umuntu ko afite imbaraga ngewe narayahamirije noneho ndavuga ati hari ukuntu wanatubwiye ngo Imana itanga amafaranga noneho mitavuga ngo Mana ndashaka miliyoni 10 none ndaryama ndonya ndabase ko navuze nkera kanongereho 5 zibe 15 ambukeye mbwira umwana musi wangu uko nijoro nasenze nkasaba Imana miliyoni 10 pastor yatubwiye ko bishoboka ngo aha ngo urabeshya ababwira njye nakoze ubwagent nabuvuye nari maze imyaka 2 mvuye mu bwagent ariko mfite simukadi y'akazi mu kwa 12 naricaye ndavuga se
nayo narabwiye mama ngo nzaguha amafaranga ya Noheli 30,000 ndayabura. Abati ko nyabuze ko sebye ngiye kubona kuri 5 MTN kamende 50,000 sinigize nkora amazi imyaka 2 narabiretse. Simukadi yanjye nitamana 50,000. Waraguhaye ryari? Bayampaye ku itariki 5 z'ukwa 12 muri uyu mwaka. Uriya mwaka nyine 2014. Hazi imyaka 2 ntakora miti. Ndavuga ati se akona nawe bivuze ukibivuga gutyo nabyo mitambihuza ndavuga ati sha miliyoni 10 nizo nshaka. Ndyamye ndicura ndavuga ati hoya kanongereho 5 kumva zidahagije. Yego narabyizeye pe n'ukuri narwaye umutwe ku buryo ntabwo we nabigusobanura ngo ubyumve, ariko umutwe warakakaga ku buryo nigize kujya ahantu nyine habaye ikirori abantu bari kubyina byamo barabyina birarangira turataha, ariko icyo gihe naraye kwa muganga harahindaga ikavuga ngo najyamo bikanga tukamazi biranga nk'option biranga njya kurara kwa muganga. Imana yarakoze, Imana ishimwe ko yagukijije rwose pe. Imana ishimwe n'ukuri namwe, Imana ishimwe ko mwemeye ko dusenga nawe ndarigiye mwari kubyanga, ako ndabashimiye mbikuye ku mutima. Yego urakoze cyane gushima. Urakoze nawe. Uhumure rwose, uhumure warakize burundu, ahubwo ubwo turi buguhereza umwanya uze gutambutsa ishimwe n'abantu bose babyumve. Nta kibazo. Muze kuba tayari muri uyu mugoroba, abantu uze kubahamiriza ko wakize. Abo buhamya buba bukenewe cyane ku bantu batarizera kugira ngo nabo bizere. Narakize nta kuri nshima Imana pe, n'inshuti zanjye nazo ndazibibwira nazo zishima Imana, bakavuga ati hari umwana tuvugana buri mu gitondo nimugoroba, niwe mwana twabanye muri ghetto bwa mbere njyamo. Uzajya urumva umutwe umeze ute? Wati nakize umutwe ngo oya ntago nabyumva. Ntago aba byiyumvisha nyine ukuntu nakize umutwe. None se gutyo gukaka wambwiye ngo guhera muri 2020 wajyaga wumva umutwe ukaka, wumvaga bimeze nka gute? N'ukuntu tuzi ukuntu kingura nk'urugi ukumva mu rugi harakatse. Hakavuga ngo niko numvaga mu mutwe meze, noneho kubera nakunze kurwara amenyo bakayankura. Nabanjije kubibwira mama ngo njya numva mu mutwe wanjye hakaga, ahita ambwira ngo nuko ngo ni biriya byuma birirwa baguhozamo bagukura amenyo. Nakongera nabata ariko mu mutwe harakaka, akavuga ati wowe n'umwigi ariko ntukige, nyine ukumva ntabwo wabibwiraga umuntu ngo abyumve. Ntabwo wabyumva ariko wabyumva. Ubwo wumvaga uri gukakira nko mu bihe bice yishushanyije mu gice cy'umutwe we? Mu rwikorerero. Mu rwikorero aho bavuga nko mu gihorihori se? Yego. Nkumva umutwe uragate, noneho hari umwana yagize kujya gusenga ahantu baramubwira ngo ngiye gusara, ngo ntabwo urenza ko no kwezi ngo udasaze, noneho nayo ndwaye uwo mutwe. Ntabwo mba ndasaze, noneho ndavuga ati ndapfuye. Mama mpagaye fiyete, iyo byanyobeye niwe njya mpamagara. Abantu bose b'inshuti zanjye niwe nshuti ngira isenga. Kandi mama genda ambwira ati ko hari umwana w'inshuti yanjye yagiye gusenga ahantu bakamubwira ngo hari inshuti yigiye gusara, kandi bakamubwira ngo ni njyewe. Ngo nkawe usenga umaze iki? Ninsara sikaba kambayeho. Ahita ambwira ngo kanyweye nomero za pasiteri ngo ubimubwire ngo umubwira gusengera. Icyo gihe naraguhamagaye nuko wenda utabyibuka. Ndamubwira ati bimeze gutya, bambwiye hari umwana w'inshuti yanjye yagiye gusenga ahantu baramubwira ngo ngiye gusara bitarengeje uku kwezi. Uhita umbwira ngo ntabwo uzasara mu izina rya Yesu, nyine urambwira ko ntazasara. Uhita ubyanga ahubwo aho hantu ngo ntazasubire gusengayo, ngo ntimuzasubireyo. Yego. Nawe ndabimubwira. Iyo koze ntiyasubiyeyo, yarambwiye ngo ntiyasubiyeyo. Noneho nkazajya nakaga nkahita mvuga ngo pasiteri ko yambwiye yuko ntazasara, none nkagiye gusara. Imana yaranyujije, ndashima Imana. Ubwo waje ubwo watangiye gusengana natwe ryari neza? Ntabwo nakibuka nyine ngo ni ryari, kuko ngiye kuva ntangiye gusengana namwe dusenganye inshuro enye. Ubwo urumva ni nk'ukwezi. Avuga yuko ubwo wenda watangiye mu kwa kabiri.
nko mu kwa kabiri. natangiye nko mu kwa kabiri. Noneho umaze ugiterana natwe bwa mbere se byahise bigenda? ngiye tugiterana namwe bwa mbere, ubundi twarateranaga sinumve ndi mu kazi sinkurikire neza, ariko uwo munsi wenda navuga ngo ni ubwa mbere niho twateranye. Urumva utwigisha yuko ugomba kuberaho abandi. icyo gihe nari ndwaye uwo mutwe, noneho urabitwigisha ibintu byo kuberaho abandi, ko uduha n'urugero ngo rw'ukuntu ngo perezida yasuye Rukundo. icyo gihe nibwo nabikurikiye, ndangije ndagenda ndicara ndavuga ati sinibereho njyenyine. nahora mpembwa 50,000, mfite umwana w'imfubyi nishyurira nayo wishyura 19,500. nabyaye ntafite icyo mpfana nawe, nkamumenyera buri kimwe cyose, kandi wumva n'amafaranga mba mfite ndi bwishyure inzu, ndi buhahemo ibintu byose. hari n'undi mwana mfite wa mukuru wanjye cyokoze wewe nahise mvuga ati wenda nuko ari uwa mukuru wanjye, we nkaho ari uwanjye. yiga kuri safu wa mama ye akamwishyura 20, nanjye nkamwishyura 20. n'abandi bantu b'inshuti zanjye nyine, umuntu akambwira ati mfite ikibazo cyangwa atekereza nkavanga ufite ikibazo, nkavuga ati ikikanyikore. Mafiyete ajya kwiga ninjye wamugurira amakaye yajyanye ku ishuri. njye nararyamye umutima urambwira ati uzagurire Fiyete amakaye ajyana ku ishuri, ndayamugurira. njye bikanzamo, ariko nkumva nyine ari ibyo ngibyo. nimba umuntu afite ikibazo mfite nka 2 nkumva namu 1000, nanjye nkasigarana ikindi, ariko ntazi yuko ibyo nyine ari iby'umugisha, nzi yuko ari ngombwa ko mbikora kubera ko ndi umuntu. ariko umaze kutubwira ko umuntu agomba kuberaho abandi, wasoje gusenga, nanjye nitambaza Imana ati nabikoraga ntazi ko mbereho abandi, ko unabisaba yuko mbikora. ni iyihe mpamvu ngiye naba mfite abana 2 nishyurira ishuri, mfite umuntu wagira ikibazo akambwira ati zine ngiye kuburara mfite 2, cyangwa niyo namfite ikiro cy'umuceri tukakigabana, ngiye umutwe ukaba ugiye kurisha, kandi ntibereyeho. ndabyivugisha nyine, ndibana mu nzu ndakomeza nditonganya ndabyibaza. bakeye narwaye umutwe bikuhita bikomereza aho ngaho. kuva icyo gihe nyine ntabwo nongeye kuwurwara. Imana ihabwe icyubahiro, nta nubwo uzongera, n'ibyo byo kuva ntibizongera, kandi Imana igiye kugukomeza, igukuze, igukomereze.